bene data bakundwa, ndagira ngo nongere mbabwire ko uyu mugabo witwa Yesu Kristo ari uwo kwizerwa. Yesu iyo tumuhamagaye, Yesu iyo tumwizeye, Yesu iyo tumutabaje, araza akadutabara. Yesu ashimwe cyane nshuti zacu aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'umwami wacu Yesu nabane namwe. Ndabakunda cyane, mbifurije umugisha w'Imana. Kandi ndabizi ko Imana dusenga, Imana tubabwira, ni Imana ishoboye byose. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba mu bibazo, hari igihe umuntu aba mu ngorane, hari igihe umuntu yangwa n'abantu, hari igihe umuntu aba hadafite umuntu umukunda. Noneho Satani akamubwira ngo urabona ko nta muntu ukureba, nta muntu ukwitaho, ese uruwande uzasigara uruwande. Ariko ndakubwira ngo Imana y'amahoro ni Imana ifite urukundo ku buzima bwawe, ni Imana ifite ikigambiriye ku buzima bwawe. Kubera ko ntabwo ubuzima bwawe buri mu biganza by'umwana w'umuntu. Kuba uriho si uko abantu babishaka, kuba uriho si uko iwanyu babishaka, ahubwo ni uko Imana ibishaka. Rimwe na rimwe umuntu avukira mu muryango agasanga ntacyo umuryango mumariye, ariko Yesu Kristo wemeye kuza ku isi, icyabagambiriye nta muntu wagihindura. Ndagira kuguhumuriza mu izina rya Yesu, ndakubwira ngo komera, ibyanze none ejo bizemera. Uyu munsi umugabo yaguta, uyu munsi umugore yaguta, uyu munsi abana bakureka, akazi kabura, amafaranga yabura, ibintu byose byahagarara, ariko ntabwo Yesu gukora kwe bihagaze. Ndagira ngo ubwire ngo niwongere kumva ko abantu bose, niyo abantu bose baba batagukunda, Yesu aragukunda. Imana iguha umugisha. Ndakwifuriza kongera kugirira icyizere. Ntukisuzugure, ntukabone ko ibintu byarangiye, ntukabone ko abantu bakwanze nawe ngo wiyange, ntukabone ko umugabo niba utarashaka ngo umve ko utazashaka, ngo wumve ko utazabyara. Amajwi y'abadayimoni ujye uyanga, ukomeze wigirire icyizere. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo ngira ngo dusangire rito cyane, ariko mbere y'iri jambo reka manze mbyire umwuka wera ngo abane nanjye, nawe abane nawe. Imana iguha umugisha. Timoteyo wa kabiri murongo wa mbere n'uwa kabiri. Timoteyo wa kabiri umurongo wa mbere n'uwa kabiri bivuze ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Ntabwo ari ugukomerera mu rugo, ntabwo ari ugukomerera mu mafaranga, ntabwo ari ugukomerera mu kazi keza. No, Timoteyo arababwiye ngo bana banjye, ndababwira bana banjye, nshuti z'Ikamba TV, mukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Nahandi hantu umuntu akomerera, nahandi hantu umuntu abonera amahoro, nahandi hantu umuntu abonera ubuzima, ni muri Yesu Kristo. Iyo umuntu ageze muri Yesu adafite umugabo aranezerwa. Nagiye mbona abantu bagiye banezerwa atari uko bafite abagabo, atari uko bafite abagore, ahubwo bakanezezwa na Kristo Yesu. Imana tugire neza cyane. Yesu ashimwe ngo kandi ibyo mwanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu ko kwizerwa. Haleluya. Kwizera nibyo niyo navuga ngo ikise niyo password cyangwa se ni cyo umuntu agomba gukoresha atsinda imyambi ya Satani. Ukizera ko umugabo azagaruka, ukizera ko umugore azagaruka, ukizera ko abana bazakizwa. Kwizera udashidikanya. Reka ngubwire uru rugendo tubamo, urugendo rwo kwizera. Umuntu arahinga atazi ko azeza, atazi ko azasarura. Umuntu agura inka y'ibiro 500 akayiba akayishyira muri busheri, akaba avuga ngo uko biri kose izagurwa, atavuganye n'abantu ko bazaza kugura inyama. Nuko niko kwizera. Kwizera ni hahandi umuntu agura igiti cy'avoka harimo ingemwe, ariko akizera ko zizakura kandi zikaryoha. Bene data bakundwa, ndagira ngo nongere mbabwire ko uyu mugabo witwa Yesu Kristo ari uwo kwizerwa. Uyu Timoteyo harimo abwira abantu, harimo arambwira nanjye ndakubwira ngo ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu nibwo buntu bufatika, nibwo buntu bushobora gutuma ibizima bwanjye buhinduka. Haleluya. Ubutumwa bwiza wumvise, tugerageza ubwira abandi, ugira wewe ko abandi Imana ari yo kwizerwa, ugira wewe ko abandi Imana ikitanga urubyaro. Niba utarabyara ariko Imana itanga urubyaro, niba utarabona umugabo ariko Imana itanga abagabo, niba utarabona umugabo, niba utarabona umugore akazi, ariko byose Imana irabitanga. Ndashaka kubwira iki? Ubutumwa bwiza ntabwo budukoza isoni, ni imbaraga. Iyo umuntu yizera Yesu Kristo ntabwo agira ngo avuge ngo buriya ngo ibintu bizakunda, ibintu byose birashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Muri Yesu ni amahoro.
muri Yesu n'ubutabazi, muri Yesu harimo kwaguka. Reka mbwira abantu bakurikiranye Ikamba TV, nongere ngubwire ngo ni igihe cyo kugarurirwa umunyago, ni igihe cyo kugarura ibintu byawe. Ndashaka kubwira ngo ibyawe watakaje niwemere ko bigomba kugumayo, byo dayimoni yatwaye bigomba kugaruka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari imbaraga zigarura ibyacu, hari imbaraga zimenagura, hari imbaraga zibohora, hari imbaraga zigarura urugo, hari imbaraga zigarura umugabo, hari imbaraga zigusubiza muri business. So ni imbaraga zazuye Lazaro, so ni imbaraga zagiye zikora ibikomeye zigeze kwa Yayiro. Ubwo ni ubuntu budasanzwe. Reka nongere mbwira abantu ngo igihe nk'iki ntukagira ikibazo nubwo abantu batakwereka ko bari kumwe, ariko Imana iri kumwe nawe. Siko bizaba kuba mutegereje kesa ava mu masezerano. Ubwo butumwa rero ndi kukubwira ni ubutumwa bwo kumenya ko Yesu ari byose kuba mwizera. Yesu ni inshuti nziza tabara kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu yo tumuhamagaye, Yesu yo tumwizeye, Yesu yo tumutabaje araza kadutabara. Haleluya. Reka ngubwire ngo igihe turimo ni igihe kigoye, ariko ni igihe nanone tugomba kwakira amavuta avuye mu kwizera Kristo Yesu. Ntabwo nzi ibintu uri kurwana nabyo, ntabwo nzi intambara ufite, ariko reka ngubwire ngo ubutumwa ndi kukubwira ni wizera ijambo ry'Imana, ni wizera ko Imana yagoye umugabo azagaruka, ni wizera ko akazi kazaboneka, ni wizera ko iyo ndwara izakira, Imana izayikiza mu izina rya Yesu. Nimira dusengana Imana. Ndabizi ko ubutumwa bwiza ndi kuguhereza Imana y'amahoro ibushigikira muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ndagira ngo nongere ndikubwire nawe ubwawe kandi uri hagaciro. Bibiliya yavuze muri Mariko 16 yavuze ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigishe abemera bose ubutumwa bwiza, uwizera kabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Amen. Uwizera kabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kuki umutima uhora uhangayitse? Kuki utizera ko Yesu Kristo kuba waravutse mu nda ya mama wawe, abandi mwavukiye rimwe barapfuye? Reba urugendo wagiye ukuntu rungana, reba amashuri wize ukuntu byagenze, reba ukuntu wavukiye mu cyaro, reba uyu munsi ahantu uri, reba intambara wagiye uhura nazo. Ibyo bigutere kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Umva rero ngo ubwire mwene data, ishingano ya Kristo Yesu yasigiye nge nawe nuko mwizera, nugutwara ubutumwa bwiza mu bihugu byose bitandukanye. Erega ntabwo kuvuga ubutumwa bwiza bigusaba gushinga urusengero. Oya, aho uri mu kazi, muri ofisi, abo mubanye bo muturanye, babwire ko Yesu ari umwami, kandi wemereye kuvuga ubutumwa bwiza. Ijambo ryambwiye ngo ibimenyetso byagenda n'abizera bazanambika ibiganza ku barwayi bazakira. Ntabwo bino bintu ari by'aba bishop n'aba apotre n'abandi bantu, ni twebwe twese twizera Yesu Kristo umwami n'umukiza. Abantu bizera Yesu Kristo bemerewe guhanura, bemerewe kuvuga ubutumwa, bemerewe gusengera indwara, kuko uri muri twebwe ni ukiza indwara. Haleluya. Ndagira ngo mbwire umuntu wisuzuguraga, mbwire umuntu wabonaga ko nta byiringiro, Yesu agufiteho umugambi, Yesu akunumyeho. Ngira ngo mbwire ngo haracyari ibyiringiro, haracyari ubutabazi, haracyari kwaguka. Imbaraga z'Imana ziracyakora, ziracyazamura, ziracyatanga promotion, ziracyatanga umugisha. Humura, ndabona Imana igutabaye, ndabona Imana ikurengeye, ndabona Imana ikwaguye, ndabona Imana igukuyeho icyo gisuzuguriro, ndabona Imana iguhindura histori y'ubuzima bwawe. Nataka nikwambie ndugu yangu, dada yangu, usiogope, Mungu anaweza yote. Binawezekana leo uko peke yake, hakuna mtu wa kukusaidia, hakuna mtu wa kukwambia, lakini Yesu Kristo atakusaidia. Yesu Kristo atakusaidia. Huyu Mungu mwenyewe kunakwambia anaweza yote, atakupanguza machozi, atasaidia maisha yako. Hata nikwambie ndugu yangu, sijue shida yenyewe uko nayo. Binawezekana uko mgonjwa ndani kwa hata mtumbu, uko mgonjwa nyumbani, watoto ni wagonjwa, baba watoto amekuacha, lakini Yesu hatakuachilia. Yesu hatakuacha katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikwambie Mungu atakufanya mtu mkubwa ndani ya jamaa yako. Imana igumugisha, Imana ikugirire neza. Ndagira ngo ubwire ngo imbaraga z'Imana ziracyari kumwe nawe. Reka ubuntu bwa Yesu Kristo bube ku buzima bwawe. Niwe wizerera ijambo uraza kubona igitangaza. Amahoro ava ku Mana kubeho aho uri hose. Mana ndamusengeye ngo mugirire neza, imbaraga zawe zibane nawe, umukorere bikomeye kandi umukize intege nke, mwongera imbaraga kugira ngo ubuntu bwawe bugaragare kuri we. Ngushimiye kubikoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen.